Yesu ashimwe bene data. Nifuje yuko tuganira iri jambo Paulo yanditse, umwanditsi waryanditse cyangwa se abanditsi ba Bibiliya bari kwandika barihaye umutwe, baravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubwo Paulo yaryandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye ku gice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, yaravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Amuha umwanzuro cyangwa se conclusion, aramubwira ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yesu ashimwe. Nkuko tumaze kubisoma cyangwa se nkuko twanabitekereza, ni ikintu kibabaje kuba haba hari imbuzi iri mu gitabo twita yuko ari igitabo kiyoboye imyizerere yacu, ndavuga abakristo, ariko ugasanga abantu ntago babyitaho, cyangwa se ugasanga hari abantu baziguyemo bagakora ibihabanye n'icyo ijambo ry'Imana ryavuze kandi bari baburiwe kare. Ubwo ari ikintu kibabaje rero, dukwiriye gusenga Imana ikaduha imbaraga kugira ngo tutazisanga muri ibyo bikorwa. Icyo ni kimwe, tugatunga imbaraga zibasha kutisanga muri ibyo bikorwa, kuko ijambo ry'Imana ni Imana yabivuze nayo ubwayo, iravuga ngo nanjye mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye, kandi iravuga ngo ni ku bantu bose. Bivuze ngo dukwiriye gusanga Imana tukakira imbaraga z'umwuka wera, tukabasha kunesha ibi bihe birushya, cyangwa se tukabasha kunesha uyu mwuka Satani yasutse mu isi, kugira ngo abantu bitirirwa Imana ndetse n'abatayitirirwa bose abayoborere mu marangamutima ye, azabagushe mu muriro utazima, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari cyo gihano kizaheruka ibihano byose, kandi kizaba ku bantu bose batakunze kumvira Imana. Niyo mpamvu rero ubwo ibyo bihe bizaza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ikintu cya mbere umukristo akwiriye gukora ni ukwirinda kugira ngo ibyo bihe bitazamukamuramo imbaraga agasanga yayobowe nabyo. Ikindi cya kabiri, ubwo ibyo bihe bizaza, abakwegereye cyangwa se abo mubana nibabikora ukumva urarushye nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, aho kugira ngo ubigane, ujye usanga uwavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yongeraho ngo nimwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ujye usanga Yesu azakubera ikiruhuko kandi aguha imbaraga zigushoboza kunesha, kugira ngo utazisanga muri bino bintu ijambo ry'Imana ritubwiye bizazanwa n'iminsi mibi, cyangwa se bikazanwa n'ibihe birushya bizaba biri mu minsi ya nyuma. Imana niduha umugisha tuzakomeza kugenda tubivugaho. Yesu abaha umugisha. Murakoze.